nahishuriwe n'umwuka wera ngo nerekane amateka avuga umurego w'izo mpaka ziri hagati y'ikibi n'icyiza, kugira ngo mburire abantu by'umwihariko ibigiye kuba. Nagiye ngira iyerekwa ry'ibyabaye inshuro nyinshi mu myaka myinshi yakurikiranye, uko amakimbirane yakomeje kuba hagati ya Kristo, igikomangoma akaba n'umukiza, na Satani, soko y'ibibi byose n'icyaha, wabanjirije bose kugomera amategeko y'Imana. Igitabo Intambara Ikomeye. Iki gitabo ni cyandikiwe kutumenyesha ko hariho icyaha, ibyago n'ubuhanya muri iyi si. Ibyo dusanzwe tubizi neza. Nta nubwo cyandikiwe kutumenyesha ko hariho impaka zitakiranuka hagati y'umucyo n'umwijima, icyaha n'ubutungane, ukuri n'ibinyoma, urupfu n'ubugingo. Ibyo turabizi neza mu mitima yacu, kandi tuzi ko iyo ntambara tuyirimo kandi tuyihoramo. Gusobanuka ariko ntibibuza ko uwo ari we wese muri twe agira igihe yifuza gusobanukirwa bisumbyeho n'iby'iyo ntambara ikomeye. Iyo ntambara yatangiye ite? Cyangwa se yari isanzwe? Mpuriye hehe nayo? Yazanywe n'iki? Nibonye kuri iyi si ntabyihitiyemo. Ibyo se byaba bimpesha kuba mwiza cyangwa mubi? Ni matwara ki iyo ntambara ifite? Izageza ryari kandi izarangira ite? Iyi si yacu yaba izagira ubwo iziki kuzimu nk'uko abanyabwenge bamwe batubwira ko hari ubwo ijoro rizira ubudacya, izuba ntirimurike ukundi? Cyangwa se haba hariho ibyiringiro mbere yayo, ahazaza heza hashimishije ubugingo bwacu kubw'ihumure dukesha urukundo rw'Imana? Ikibazo n'ubu kiracyari iki? Intambara iri mu mutima wanjye bwite, intambara ziterwa n'inarijye n'urukundo rugenda rushira, zizarangira zite? Icyiza kineshe maze kigahoraho iteka ryose. Bibiliya ivuga iki? Imana itwigisha iki kuri icyo kibazo gihora ari ingenzi ku muntu wese? Ibibazo nk'ibi bitugeraho biturutse impande zose, bituruka mu mutima wacu bwite, bikeneye ibisubizo nyakuri. Ni iby'ukuri ko Imana yaturemanye ubushake bw'ibyiza, gushaka ukuri. Ntabwo izigera iturekera mu rujijo nta gisubizo duhaye, kuko Imana ntizagira icyo ikora itabanje kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Umugambi w'iki gitabo ni ugufasha imitima y'abaruhijwe no kubona igisubizo gikwiriye cy'ibyo bibazo. Icyaha kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umubano usesuye n'umuremyi we. Ariko guhera igihe umuntu yitandukanyije n'Imana kubw'igicumuro, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe atangaje. Kubw'inama y'agakiza habonetse uburyo buhesha abatuye isi gukomeza kugira ikibahuza n'ijuru. Imana yagiye ivugana n'abantu mu buryo bw'umwuka wera. Umucyo w'ijuru umurikira isi binyuze mu byahishuriwe abagaragu bayo batoranyijwe. Abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Bibiliya yerekana ko yakomotse ku Mana, nyamara yanditswe n'ibiganza by'abantu, kandi mu nyandiko zitandukanye z'ibitabo byayo bitari bimwe yerekana imibereho y'abanditsi benshi. Iby'ukuri byahishuwe byose byahumetswe n'Imana, ariko byasobanuwe mu magambo y'abantu. Uhoraho yamurikiye ibitekerezo n'imitima by'abagaragu be mu buryo bw'umwuka wera. Yabahaye inzozi n'iyerekwa, ibimenyetso n'amashusho, nuko abo bahishuriwe uko kuri bagaragaza ibyo bitekerezo mu mvugo ya kimuntu. Amategeko 10 yavuzwe n'Imana ubwayo, kandi yanditswe n'ikiganza cyayo bwite. N'ayisumba byose, ntabwo ari imvugo y'umuntu. Ariko Bibiliya n'ukuri kuyanditsemo mu mvugo y'abantu yerekana ubufatanye bw'ubumana n'umuntu. Ubwo bumwe bwagaragaye mu mibereho ya Kristo wari umwana w'Imana, akaba n'umwana w'umuntu. Kubw'ibyo rero, uko kuri kuvuga Bibiliya niko kuri kuvuga Kristo ko Ijambo yabaye umuntu abana natwe. Ibitabo bya Bibiliya byanditswe mu bihe bitandukanye n'abantu b'uburyo butandukanye, bakora imirimo itandukanye, bafite ubuhanga n'imyumvire y'iby'umwuka itandukanye. Ibitabo byayo byerekana itandukaniro mu buhanga bw'inyandiko ndetse n'ibikubiyemo by'uburyo bwinshi butandukanye. Uburyo bwinshi bw'imvugo bwakoreshejwe n'abanditsi batandukanye, kenshi ukuri kumwe kugasobanurwa n'umwanditsi mu buryo busobanutse kuruta uko undi yagusobanuye. Nuko rero nk'uko abo banditsi benshi bagiye basobanura ingingo imwe mu buryo butandukanye, bishobora gutuma rimwe na rimwe umusomyi utitonze ngo yitegereze ageraho yibwira ko izo nyandiko zivuguruzanya, mu gihe umusomyi utekereza neza kandi ushyira mu gaciro azisuzumana ubwitonzi agasobanukirwa neza ko zuzuzanya. Nk'uko ukuri kwasobanuwe n'abanditsi batari bamwe, kwerekanwe nanone mu miterere itandukanye. Umwanditsi umwe yumvaga ashishikajwe no kuvuga byimbitse ingingo iyi n'iyi, yaba ihwanye n'ibyo yabonye cyangwa n'ubushobozi bwe cyangwa ibyo akunda. Undi akumva yavuga byimbitse indi ngingo, ariko uwo ari we wese ayobowe n'umwuka wera yanditse icyo ahawe mu bitekerezo bye. Nizo mpamvu tubona itandukaniro mu nyandiko zabo, ariko tukazisangamo guhuza no kuzuzanya.
Nuko rero ukuri kwerekanwe muri ubwo bumwe bushyitse bugamije umugambi umwe wo gusubiza ibibazo by'abantu ku ngorane zose n'ibibageraho bitari bimwe mu buzima. Imana yashimishijwe no kugeza ukuri kwayo ku isi ikoresheje abantu, kandi yo ubwayo mu buryo bw'Umwuka Wera ibashoboza gukora uwo murimo. Yayoboye ibitekerezo byabo, gutoranya ibyo bagomba kuvuga no kwandika. Ubutunzi bukomeye bwanyujijwe mu miyoboro y'abantu buturutse mu ijuru. Nubwo bwanyujijwe mu mvugo ya kimuntu idatunganye, ubutumwa n'ubw'Imana ubwayo. Umwana w'Imana wese wizera abubona mu ikuzo ry'ubushobozi bw'Imana yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana yahereye abantu ubwenge bukenewe ku bw'agakiza mu ijambo ryayo. Ibyanditswe byera bikwiriye kwakirwa no kwitabwaho kuko bifite imbaraga idasanzwe ibyahishuwe nyakuri by'ubushake bwayo. Ibyanditswe nyakuri ni inkingi fatizo y'imico ikwiriye, bihishura amahame, bikigisha icyerekezo cy'uburyo bw'imibereho. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumutoza gukiranuka. Nubwo Imana yeretse abantu ubushake bwayo ibinyujije mu ijambo ryayo, ntabwo yigeze ibona ko umurimo w'Umwuka Wera wo guhorana natwe atuyobora udakenewe. Ahubwo Umwuka Wera yasezeranywe n'Umukiza ngo abumburire abagaragu be ijambo rye, ngo abamurikire kandi abafashe kuryitondera. Nuko rero ubwo ibyanditswe byera byahumetswe n'Umwuka w'Imana, ntibishoboka ko inyigisho z'Umwuka zinyuranya n'iz'iryo jambo. Umwuka ntiyatangiwe kugira ngo asimbure Bibiliya, kuko ibyanditswe bisobanura neza ko ijambo ry'Imana ari ryo rugero rw'inyigisho n'ubugingo bwacu. Intumwa Yohana yagize ati, bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi izarushaho kugira umurego kugeza mu bihe biheruka. Mu bihe byose byabayeho, Satani yakomeje kurwanya itorero rya Kristo afite umujinya mwinshi, ariko Imana ikomeza kurigirira ubuntu, iryuzuza umwuka ngo abantu bayo bahorane imbaraga, bakomeze guhagarara badatsinzwe n'imbaraga z'umubi. Mu ntambara ikomeye iheruka, Satani azakoresha ubwo bucakura nanone. Azagaragaza uwo mutima w'ubugome akore nk'uko yakoze mu bihe byashize. Ibyabayeho bizongera bibeho, uretse ko iyo ntambara izagaragaramo akaga isi itigeze igira mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kuba bubi cyane, imitego ye izaba myinshi kugira ngo abone uko ayobya n'intore niba bishoboka. Nk'uko Umwuka w'Imana yamishuriye ukuri kw'ijambo ryayo n'ibyabaye mu bihe byahise n'ibizaba mu bihe bizaza, nararikiwe kumenyesha abandi ibyo neretswe bihishura amateka y'impaka mu bihe byahise, zikaba zikomeje guca ibintu mu bihe by'ubu kugira ngo abantu basobanukirwe n'akaga kagiye kubaho. Kurushaho gusobanura ibyo, nagerageje gutoranya no kwegeranya ibyabaye mu mateka y'itorero mu bihe bitandukanye. Nerekanye uburyo uko kuri kwarakaje Satani, kuba imbarutso y'urwangano rw'itorero ry'abakunda iby'isi. Ibyo byahamijwe n'abakomeje gushikama kuri uko kuri, ntibakunda kugundira ubuzima bwabo, ahubwo bemera no gupfa. Muri izi nyandiko dushobora kuhabona ishusho y'intambara ituri imbere, tubifashijwemo n'umucyo dusoma mu ijambo ry'Imana no kumurikirwa n'Umwuka Wera. Dushobora kubona uburiganya bw'umubi n'akaga kagomba kuzibukirwa n'abazasangwa batunganya imbere y'Umukiza agarutse. Ibihe bikomeye byabayeho mu iterambere ry'ubugorozi byabaye ifatizo ry'amateka azwi neza ku isi yose n'abaprotestanti. Ni ibintu byabayeho uwo ari we wese atahinyura. Ayo mateka muzayasoma muri iki gitabo mu buryo burambuye. Sibaho mw'ijuru